Hi guys, nongeye kubasuhuza rero mwe mukunda gutega amatwi cyangwa se no gukurikirana utuntu n'utundi ngenda mbagezaho ku icano yacu yitwa Umuzungu Sam OG. Kora subscribe rero ubashe nawe kuba waba mu banyamahirwe bashobora kumenya utuntu twinshi ku bintu bigendanye n'ikoranabuhanga. Aka kanya rero tukaba tugiye kureba uburyo ushobora gukoresha VPN yitwa EC5 katumaze turebe uburyo bayita nawe ku buryo niba utayifite muri telefone yawe nuko ujya kuyidownloadinga nawe ukaba waryoherwa. Bayita EC5 Lite. Iyi ngiyi ni agahebuzo. Wowe icyo ngushishikariza kurikirana ino video, niba utarayidownloadinga uyidownloadinge, niba utarakora subscribe aka niko kanya keza ko gukora subscribe. Subscribe ni ubuntu kandi buriya iyo uyimaye ubumaye umusada munini cyane. Ikintu tugiye gukora rero, niba warangije kuyidownloadinga cyangwa se niba utaranayidownloadinga, wowe kurikira steps ngiye gukora nawe uze kubikurikira. Ndibuze kuza nge muri VPN yacu, dore ngiyi ngiye murabona ko misengeramo. Kambe nyikuyemo kugira ngo nangirane namwe. Uraza ukajya muri VPN, ni gutya yaka. Noneho wagera hano, ikintu ukora hano, iyo uhageze uraza ukikandira hano kuri Later. Okay, turi kujyana ugakoraho. Wamara gukora kuri Later, murabona ahantu mise mingukira. Ngiye gukora ko namanje kwinstara, ngiye nyine ubwo narayikoresheje. Dore ahangaha ahantu niho tumanza kuzuza, twarangiza tugahita tuza hano, ubundi tukaza gusoreza aha kuri iki kintu iki ngiki. Kurikirana rero video maze kumenya ukuntu ibintu tugiye kubigenza. Ikintu nakora nta kindi, wowe uri buhite uza muri aka ngaka, aka kambere turakazamo. Nitugeramo murabona ko ngewe murabona yuko nayikonegise kuri UK. Nawe niho uri buze kuyikonegita. Kuri UK nawe niho uri buze kuyikonegita. Ibindi bihugu byo ubyirengagije, na Rwanda rurimo, niyo mpamvu twakoresheje UK. Hanyuma rero nurangiza wakozemo urahita usubira inyuma nanone. Noneho hanyuma dore ubwo ngubwo turahita dukurikizaho hehe, turakurikizaho hano ha kabiri. Tuzemo naho, nitugeramo murabonaho ko ibintu byose bibamo by'i Rwanda batwitayeho kabisa natwe. Ikintu turakora nta kindi rero, nukuzamo, turi buzemo mu Rwanda. Noneho ahangaho impamvu ku muntu ukoresha Airtel, umuntu ukoresha rwose Airtel, biba byiza iyo ukoresheje iyi ngiyi ya Free2. Izi zindi ubu ziretse. Cyakoze ntabwo nkubwiye ngo uzirengagize, niba imwe uyikoresheje bakajya baguha ngo disconnect, ibintu nk'ibyo ngibyo. Wowe byaba byiza n'ubundi ugomeje ukaza ugahitamo muri izi ngizi zindi. Harimo MTN zose mukoresha. Airtel Free 3 iriho nayikorana na Airtel, wayikoresha. Noneho ubwo rero wowe turi kujyana, hitamo iyi ngiyi Airtel Tigo Free 2. Nufite MTN yahitamo MTN nayo zibamo. Noneho reka tuze hano tukayijyamo. Noneho ubu tuyigezemo, ubu dushaka twakora connect. Kamaze mbereka akantu gatonya mutagira ngo nabibye. Urabona hano, urabona sorry muretse. Murabona muri iki gice cyo hasi,
igice cyo hasi, aha hasi murabona nta kintu bari batwohererezayo. Murabibona namwe rwose, dufiteyo zero, nta data ziri kudawunirodinga, nta n'iziri kugera, murabona hariyo zero. Rero ikintu tugiye gukora mbere yo kukonegita, uramanza ugafungura data zawe, ugafungura connection nini, waba uzifiteho waba utazifiteho, uraza ukazifungura. Njye nazifunguye. Hanyuma rero twarangiza kuzifungura tugahita dukora tugahita tuza tugakora aha kuri cya kintu cyacu, aha ngaha, noneho tukaza tukagikoramo. Murabona yuko hano itangiye ngo authenticating, ubu yatse icyatsi, ubu yabaye connected. Ibi bizemo ushaka wabyihorera cyangwa se washaka ni video nawe ukayireba, ariko buriya si ngombwa. Urabona bahise bamaza. Iyo urangije kuyikonegita, iyo urebye nabi watinzemo, bahita bakoherereza. Murabona rero yuko mega ziri kwibara zihuse. Murabona ko ziri kwibara. Ubwo rero noneho reka turebe niba yabaye connected. Tugenda nko kuri YouTube, nawe ni rwo rubuga uri gukoresha uyirebaho. Urubuga ni rwiza cyane. Murabona nta no kwigwa ndatinda mu